Reka twongere tubasuhuze mwe mwese mukomeje gukurikirana PCTV ni umwanya makuru mu Kinyarwanda n'amakuru mugiye kugezweho nanjye Ben w'umunyamabara. Dore inyigo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Nyuma y'uko leta y'u Rwanda ifunguye utubari ubu abagore barataka banatabaza bavuga ko nta mugabo ukirara mu rugo. Naho urubyiruko rukomeje kwishora mu biyobyabwenge nyuma y'uko babuze akazi. Gender balance nayo imaze kugira bamwe mu bagabo intere. Abakarani babiri barwanya umuhenerezo nyuma y'uko umwe yatse mugenzi w'ikiraka. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure. Dore igitangaza nyuma y'uko Action Driving and Language School bayindashyikirwa mu gutanga ubumenyi ku isi hose. Ubu rero twabashyize igorora twabazana ishami ryacu Remera ahateganye na feruje zo mu Giporoso mu nyubako nshya ya Sar Motor. Gwino wigira indimi nk'uwavukiyeyo maze ubone permis na provisoire mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi Action Driving and Language School tubafasha kubona certificate nka TOEFL, IELTS, TEF na TEF ndetse n'izindi zose wakwifuza. Action Driving and Language School, our priority is you. Gana action nawe ntucikwe. Gana action. Reka twongere tuyikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Rumwe mu rubyiruko rukomeje kwishora mu biyobyabwenge ni nyuma y'uko babuze akazi. Aba basore bahunze isuka ikijyanye n'umurimo ngo ntibagishaka kukikoza kuko abenshi birwa bicariye ahubwo bagategereza isaha ya saa sita kugira ngo baze gufungura kimwe n'abandi nyamara ikijyanye no kuba bakora byo ntibabikozwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Jean d'Amour Biryo. Ku isaha y'isa 2:30 mu gace kazwi nka Dobandi uhasanga urubyiruko rwabyukiye ku iperu, ndavuga hazwi nko ku Gasima. Usanga bari mu biyobyabwenge abandi bari gukina urusimbi. Ugasanga bamwe mu rubyiruko rwa kino gihe harimo umusore w'inkorokoro ndetse n'umwana ubona ko ejo hazaza afite umusaruro w'igihugu. Ariko ikibabaje ni kimwe, usanga bari guterekera itabi nk'uri guterekera nyabingi, ukabona umwotsi urazamuka ukavuga ati sizi nyabingi ari kwambaza ni izahehe. Nibwo wegera hirya ukabona abandi mu rubyiruko bari kunywa ibiyobyabwenge birimo umunaniro jipo, mukubita umunanure, mukubita umwice, watashe ryari, waje ryari, warwaye ryari. Ibyo biyobyabwenge byose biri guhungabanya urubyiruko rw'igihugu. Twaje kwegera bamwe mu rubyiruko batubwira gutya. Ugatusanga iniga man, ugatusanga iniga ziri kukubwira man isize zikurasira man ibintu by'ubupfumu nika yanjye. Kuzikwigurishwa man ngo gukina man cyo gukora man ngo gufukira man pula. Umva ahubwo wowe wakabaye wajanga wallahi uhagaze nk'ibyuma nka bitatu cyangwa nashyizemo n'amafari nkane. Wowe uzi ibyuma se ni ibikiganye. usura n'ubwo uri kumfata wowe ntago mbona. Ntago mbona wowe. Shumi yanjye. Man mu bintu twebwe dukeneye mu ngubu nyine right now niga. Sushora papa wanjye. Ahubwo nyifite imirongo ntago njemba narafashe man nkafata utema man ngajya gusiringa bro man mu gushuleni bro narangiza man ugatusanga man nigira imanza no kabiri yayo man ariko nyibwishwa man ngo ninjye gukora man fucking job niga man ukinye kubwira urumva genda ubwire abo bantu bari hejuru aho tuzi niki twagiye dufite imirongo bita niga we want small imirongo ni ibiki twatangiye bro man nk'ubu ngo twige dufite ikirongo nje urana man akazi karabuze man job si yabuze se bro nimba job yarabuze man urumva twe dukeneye nk'ama niga man ahita tugwiramo urumva akatubwira ati man riba nk'ara bor man haba peti bafite iki bafite imwana man subufata man se mufite niyi man twige man dufite album bro dufite album baje kutugaragariza impano zabo barizamuka koko ngo bamwe ngo ni babushido abandi baravuga ati twebwe dufite impano namwe mutega amatwi mwumva impano z'urubyiruko rwa kinogi. Asaba basani mu mbwiririzo VIP zi fucking basani kuki mudashaka kumva imirongo maniga kuki mudashaka gufata izo stu bro kuki mushaka kudufata nk'imirongo none se izo stu zanyu iyo mirongo yanyu zamarira iki gihugu. Reka mwereke faniga ubusebara bintu baturimbira ubwo bushite bwo bitumariye. Reka mwereke shumi yanjye subu bifata man no se man indigiza gisingi man izanga man turirimbire man ibintu by'ubushite niga man tubwira man ngo reba ngo man ibintu by'inkunto man ibintu man birabona gutwiwe tutukine man tudukine man abaniga bazo tukubitira man ibintu byifatika man by'ubuzima busanzwe man no bitches man ngoma yanjye bitches ni na fuck off ariko sugo bitches nigga bitches nigga ama bitch yose yarature bashe man remo nyingoma man nago ugene kukuta kubera nago man nago munigara ara mastering akubra man ngoma man fuck nigga man ngereka nkubwire no kuyanjye ndi gusoza mbwira abo bantu bari naho hejuru fuck off nigga urumva je no mbwirire ngo all these nigga haters our flow turaflowing bro manigi Nyamirambo twitwafashe iki kibuga bro. Twaje kwegera urundi rubyiruko narwo rutubwira gutya nagubona ko umuhungu ari guhuta arahuta gake none ukamuganga afitiye impano
muribaza iki ku mafaranga ababyeyi baba barishyuye mukishora mu biyobyabwenge ntimushaka akazi ko gukora mukaba murimbura mukora niko bro utwo tubazo tw'udufaki n'uburi muratubaza wala urumva genze kuzunga bro aya ni amakarite yogengo umaye akazi nkajya nkucanira urabona ntabikora koko dore imitungo yacu yose rero mano ariko abakarita saba biside ya mwavuganye bamaze kundya yanjye ubu 25 washize gusa karuka ndakenene kangakuye kuko urasanga uwo mubyeyi wo kuvuga uriya mubyeyi atereranya abana bakiruka bakazamuka bakagenda mbase bavuza ibibazo by'ababyeyi kano kanugire bose ngo mureke nigendere bafake n'ubwo interview bwawe bwandambiye ubundi sako ngako bakitanga kagwita muze kwiza icyo kibazo kirakomeye ibibazo ufite ariko abanyamakuru we abona twe twagenze imihanda biso nyoso loko nini tunatembelea mambo kisha leo natuliza eti mianda mubichi se mianda ni mianda nyini bro what the nagerageje kwigira iniga biranga yewe nashatse kuvuga sirenge nk'abo biranga gusa ijambo nafashemo ni rimwe gusa namwe mwunyumvire ngo de yari biryo Jean d'Amour Peace TV. dukomeze n'andi makuru yacu ku buryo burambuye. Abakarani babiri barwanya umuhenerezo ni nyuma y'uko umwe yatse mugenzi we ikiraka. Uti byagenze bite? Aba bagabo baragundaguranye, umwe yigira Jetri undi yigira Jackie Chan, yewe bararwana biratinda habura gica aho barwaniye ibyatsi nibyo byahagorewe, dore ko bagerageje kurwana, umwe azana tekinike za Sharukani undi azana iza Krishna, ariko birangira habuze utsinda undi. Inkuru ku buryo burambuye ni mu kanya gato cyane. Byari mu gitondo cyo kuri wa gatanu ubwo twatemberaga dufite mikoro zacu ndetse na kamera twerekeje ahazwi hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Kitabi. Twasanze abagabo babiri bari bagundagurana, abo basanzwe bakora umwuga w'ubukarani. Abaturage bo bari bashungereye ku bwinshi ari urujya n'uruza ndetse bimwe bakunda kwita isoko n'amaduka. Tukihagera twasanganijwe n'imigeri yiganjemo iki. Aba bagabo bagundaguranaga n'indi uri hasi n'indi uri hejuru. Twagerageje kubegera gusa tubanza kunyurana no muri bamwe abaturage batubwira ko aba bagabo bivuga ko hari ikibazo bagiranye gishingiye kuri vutu, aho umwe muri abo bagabo yabaraciye undi nyuma. Gusa ibyo ntibyarangiriye aho kuko no kazi bakora bakomeje kugenda hagaragaramo kutumvikana. Nyuma kugera hano rero twasanze abagabo bari kugundagurana barekurana ingumi zo mu rwego rwo hejuru. Abenshi bavuze bati aba bagabo bayobye umwuga ahubwo bagakwiye ko bari mu bintu bya martial art aho kujya mu bintu byo kwikorera amakara. Uwari watanze kiraka ari we bosi nawe yahageze ntiyatinzamo, niko guca inkoni arabazitagura karahava abakubita inkoni zasagutse kuri Yezu nk'uko birigenda bigaragaza. Aba bagabo bakubiswe nabo agahinda kari kose mu marira menshi barirukanka baratatana, ariko mu by'ukuri natwe ntitwabahereza turabakurikira tubabaza uko byagenze. Twahereye ku mukarani wa mbere tumubaza impamvu yarwanye na mugenzi we, adusubiza muri aya magambo. Ngiye twapfuka umuzigo wanjye boss yambwiye ngiye nijye kumuzana umuzigo kuri boutique. Ngiye mpageze nsanga inyiga guhuma yawe watatse nani isoni. Ubundi banyamuza vuba bitabakubise. Bigaragara nabi bigaragara nko kububaha cyane. Baratwubaha bakarengera. Ngiye nk'ubu maze imyaka 15 kuyiseta. Ngo sinzaturutse ejo mu gitondo aje kumvangira. Bivuga ko we nuriya mukarani mufite amakimbirane ashingiye ku kantu ka vutu yakuvuturiye umugore. Ibyo bintu nibyo cyanagaribye. Ahubwo shagize amahirwe. Iyo nza kumusanga nari kuri ponyura nkarikanda nkonye kuri ponyura, ariko reka nkubwire nzana kica mugende mukambwire yuko nta mikino mfite. Twakomereje ku mukarani wa kabiri arivuga ko yaciye inyuma mugenzi we akajya kuvutura akora kuri vutu tikunyoko. Uyu nawe yadusubije muri aya magambo. Njyewe iri seta ni ryanjye ninjye uriyobora, umuzigo wose bazanye kuri seta ninjye ugomba kuyigeza aho rigomba kugera. None se kuki mutitabaje inzira y'amategeko kugira ngo mukiranirwe mugahitamo kugundagurana? Amategeko tuyafite mu biganza, none se urabona tutifatiye imyanzuro. Amategeko tuba tuyafite hafi twita tuyakoresha nyine. Hanyuma biravugwa ko wowe nuriya muniga mufite ikintu mupfa cyuko wamuvuturiye umugore mu buryo bitemewe n'amategeko, bityo havamo amakimbirane niyo mpamvu mwarwanaga. Nubundi baravuga ati ukurusha isosi nziza agutwara imbwa. Nanjye nyine ndavutura nyine. Ubwo uriya mugabo wamurushije kuvutura? None wabigenza gute ari wowe? Niki wasaba ubuyobozi none kugira ngo bakize ikibazo cyanyu? Ubuyobozi rero icyo nasaba ubuyobozi bagiye bafata abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo uriya mujinga, babifatire hamwe babipfurike ahantu ku buryo n'ikindi gihe
bajye bareka abo dushoboye kuvutura tuvuture. Twerekeze no kuri bosi ariwe batanze kiraka cy'amakara yavuze ko atazigera yihanganira imyitwarire y'abo bakarani avuga ko uzajya usana ubugogi azajya mukubita ndetse anasoza akangurira bagenzi be baba bosi kujya bakubita bakarani inkoni buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ubundi kudakubita imbwa byorora imisiga ukubita abasenzi bakava ku iseta nimba batazi gukora njye mbigenze gute ubise ko mumbye umufuka w'amakara utuvugana nuna ugeze ku 10,000 nari kwishyura ura mukana ujanye boss akankata ubwo mbwira wowe uri ngewe wabyakira gute. Kugeza kuri ubu ngubu ikibazo cy'aba bakarani kiracyari mu nzego bwite za leta ntago turamenya amaherezo. Ni nyuma y'imirwano yamaze amasaha 27 aho abakarani babiri bagundagurana nyuma yo kumva impande zombi duhisemo kwanzura ko amategeko ari araza gukomeza iyi nkuru tukamenya neza uko biza kurangira dore ko na boss waratanze kiraka yaje akabahata ibishari tukagira ngo yize igishari. Iyi ni PCTV nge nitwa Beni w'umunyamabara i Kigali. Dukomeje n'amakuru yacu gender balance imaze kugira bamwe mu bagabo intere. Ibi bikomeje kugenda bitangazwa mu minsi mike itambutse aho abagabo bagiye bakubitwa izakabwana bamwe muri bo inkoni zikagenda zibanukaho. Barabakubise yewe barongera barabakubita kugeza ubwo abenshi inkoni zabasemye. Inkuru irambuye na Ntambara Aston. Uyu ni umunsi udasanzwe nabyutse nsaba Imana kwiri bujyane nanjye aho ndi bukorere hose. Umunyamakuru ntabwo natunguye cyangwa se ngo ntungurwe n'ibyo nabonye. Nikoje muri karitsiye yaho hepfo hamwe bakekaga ngo habere udushya gusa. So dushya nahasanze ahubwo nahabonye akaga uko umugabo yakubitaga imigeri umugore atera iki ndetse abaturage baraho babaho urw'amenyo. N'abarebye barakubitana koko karahava umugabo yigira akanyama umugore yigira nyanda story arasyora karahava uwasikeye sinakubwira usikiye tarigaragaza ndetse abandi baratabaza nanjye ndahagera ndavuga nti ntago byancika nitaruye ndabanza ndabareba kuku iyo ni imigeri navugaga iki vutu tiku abandi barigaragaza nanjye hashize akanya nkuraho ibyo kuryoherwa ndavuga ati reka ntari inkuru yanjye negereye umugore ndamubaza nti mada ubibona ute kuba wafata umugabo wawe gutya. Umugabo wanjye ariko umugabo utamahira uri kumuvugamo ibiki ndanakwiyamye nawe ndakwiyamye umbabare nutsembure nawe. Nese mada iyo wavuze gender balance umva haje uburinganire di ubyibuke umva nago kera baragukubitaga ariko ubu ngubu urubise nkanda ariko ankubita umugeri mukubita isafuri ankubita iki mukubita ikindi nasone erega bari baribonye badukubita tuceceka ankubita urushyi mukubita umugeri. Ngira ngo mbyumvishe neza usigaye ukubita umugabo wawe witwaje gender balance. Namukubita ngomba kumukubita kuko nabo bayankubise dinani isone erega bari baratuboneranye ahora nkubitira mu buri umva azajya nkubita. Bitewe n'ibisubizo bampaye byanteye amatsiko yo kubaza umugabo yansubije muri ubu buryo. Gender balance inkozeho reba umugore abatetse nko gufura amakariso ye ubu ngurona bizagenda gute reba ukuntu igufwa ryanjye rigize ndavuga agakubitwa nzabigiye gute. Ushatse kuvuga ko ibyo bikomeye byose ufite ari by'umugore wawe. Reba igufwa reba ko wumva ko nijya kugira ngo ngire icyo nikorera nje kuba numva arakubise numva namunda ngo yaba ikibazo cy'amatsiko ubundi buriya mugore wamushatse mukunze. Namushatse mukunze ariko ibi nankorera nagahoma muno uyo nangiye kuvuga ngo gender balance yaraje nzabigire gute mumbubure mu ndebere reba igufwa rwose muzuminga murebe. Gender balance ubundi sobanura ko niba ugomba kuzana 1500 n'umugore wagomba kuzana 1500 wewe byifashe bike. Ako umunyamakuru asetsa rwose nzani cyatanu umugore azana ingumi nakora ikintu ashaka kuvutura agakubita ubwo se nabigira gute koko. None ubwo amaherezo y'icyazo nayaye ubwo se urumva wari nkaho arayaye koko. Gender balance inkoze wongeye iransenye birarangiye nimba ajya kugira icyo nkora ani ingumi gusa navuga ijambo ni ingumi najya kuvutura agakubita none nzabigiye gute. Bega kugira ngo mutakaze imbaraga mwubaka urugo buri akazi imbaraga mushaka abamonko babigisha tayici nimba arize kwa jetiri nimba kwa kawushuki sinzi uko nabivuga ariko nge narakubitwa buri munsi ahubwo mumfashe rwose mu ndenganuro uyu si umugore nayishake. Ibibazo byanyu ubuyobozi bwawe bukize. Ubuyobozi bwacu nta buyobozi tugira nge nimba njya kubarega sinzi n'ahantu baba bumvikana n'umugore wanjye njya kuvuga ngo wa mugabo we uri ngugira itiku ngugira iki. Ese negera abari baraho batabaraga nabo mbabaza uko byagenze umva uko bansubije. Uriya mugabo n'ingaruzwa amajido ubu ngubu nta muturage ukirya mu mudugudu. Ushatse kuvuga iki? Nukuva bararwana kubanywa mu gitondo saa 6 nukubana ibyo byabo. Ariko ubundi reka mubaza iyo bavuze gender balance wumva iki wowe? Gender balance njyamba numva ari iterambere ry'abantu babiri nyine bahurije hamwe sibyo ariko mwaruriya rugo
nije do balance buri munsi. uyu yari uwa mbere nabazaga, uwa kabiri nawe yunzemo mu rya kabiri ambwira ati bana uriya munenerezo kabisa bana ni maheno kuko urebye uwo muryango w'abari abantu uhora muri fighting boxing nibyo bintu bahoramo, umwe azana urushyi undi akazana ingumi. none wowe nk'umuturanyi wabagiriye inama? Njye inama nabagira nibakomereze kuko n'umugore wanjye yabaye rumodo wabo. Ushatse kuba ko nawe umugore wawe iyo uvuze afunga ingumi? Ndavuga gatoya akabasimbutsa iryijisho. Nanjye aribaje se iyi ni gender balance turimo cyangwa ni fighting balance? None se uyu murenge wanyu kuko mbona ukabije ku bintu by'imigeri, basi mwakora iki kugira ngo bigabanyuke? Icyo twakora cyangwa icyo mwadukorera sinzi kabisa no gusenga, kuko tujya no mu bayobozi ugasanga bashigikiye bari abagore, watunga umugore rutoki gutya ni inkoni ijana bakakubwira ati nimutahira aho ngaho. None umunsi yagukubise uri gusenga bwo uzavuga iki? Umunsi yangubise ndi gusenga nanjye nzamukubita Bibiliya. Maze kumva ibi ngibi byatumye ncisha make nk'umunyamakuru wabigize umwuga. Uyu ni Ntambara Stone aho bari penyoreye. Nyuma y'uko leta y'u Rwanda ifunguye utubari, abagore barataka banatabaza bavuga ko nta mugabo ukirara mu rugo. Aya makuru yamenyekanye mu minsi yatambutse, abagabo bose bigize ibyigomeke bakaba barara muri za vutu mu tubari bahitamo udukobwa duto cyane, abagore babo bakagenda birenganiramo, bityo rero abagore baratangaza ko bibabaje cyane. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Emery Oromide. Ni mu minsi mike ya leta ifunguye bimwe mu bikorwa abanyarwanda bari bategereje ari benshi, nkaho twavugamo utubari, gufungura ibibuga by'imipira, utubyiniro ndetse n'ibindi, ariko byose ntago ariko byafunguriye rimwe. Bimwe rero mu byabashije gufungurwa muri ako kanya harimo nk'utubara, abaturage barabyinnye barishima, abandi rwose barara mu nkera babyina basamba. None rero ubwo twagiye gushaka inkuru tujya ngo tubaze abaturage ukuntu babyumva ikibazo cyabayemo niki. Twabaye tukigera aho ngaho mu murenge w'Ijabano, twumva ikibazo cyakomeye cyane cyafashe indi ntera, kandi twaje twishakira inkuru isanzwe kugira ngo twumve ukuntu abanyarwanda bishimiye ko bafunguye utubari. Nyuma y'aho utubari dufunguriye rwose babuze abagore mu marira menshi cyane, mu kiniga kikabije giteye ubwoba, bavuga ko babuze abagabo babo. Nta n'isoni akifata, nta kintu kimwe kimaze mu rugo, wagira ngo yanshatse ngo mbe umutako mu rugo. Nta soni aririrwa mu kabari, sinzi ubugabo murarura. Hashize imyaka 2 tubanye, urumva, ariko bafunguye utubari mu mezi 4, ariko ntaragaruka mu rugo. Ntago bishoboka, nimba azapfira mu kabari azagapfiramo ntakiri muri rugo. Ntago bishoboka ngewe. None gusura uteganya gukora iki ngaho? Nzamukubita kandi nzamushyira ku muntu, niba nawe ngombwa nzamuzirikira mu rugo. Mukubita nawe bazagufunga. Ninde wamfunga? Wa mugabo uraho? Ndaho. Biravuga rwose kuri umwe muri babagabo bananiranye ngo ubungu batakirara mu rugo rwabo, ngo nyuma y'uko leta ifunguye utubari ngo nimuzonge kurarana n'abagore banyu, ngo nimushaka gutaha. Yewe nararahi. Ndavuga ni ngewe. Ibaga ndaje yimi. Ndavuga ni ngewe. Nanyweye igikoma igihe kinini. Leta n'umubyeyi. Nanyweye igikoma yewe. Nanyweye igikoma uzi ko najya kawunga na susuma kagira mu nda. Numva yabaye potage. Kubera ko uriya bye muri sugo wa mugabo ko nije niyo byeri yawe. Umva nyine umugabo, none se ubungu kurara mu kabari koko madamu n'abana uzi ukuntu babayeho. Gibuze se wari nimfashanyo ba wari wumva bapfuye, urumva inzara yabishe. Ereka buriya baba ukuntu abadamu babaratese, umuntu yariye yanyweye yaryamye, ubusa bashaka ngo ngiye nkora iki? Unago mushaka gutari ko ngutubari ebana ngo niho mushaka kwibera ngo nihingo zanyu zisigeze. Takazo ubuze ntataha njya he, igihe natahiye se cyo ni cyabashimishije. None se ubwo bukabari koko ubukora niki? Igihe wari nkwerere ibicupa rishokuza umutwe wayaze, ubu koko ibi bintu no wabikora ukazageze. Urabona icupa namaze igihe kinini nditegereje, nubwo nagumye mu rugo ndarambirwa, ndaryama ndabyuka. Ndavuga ati zandenge na vino, zandenge na bisu. None si zimwe n'ujya uhaga kwe? Kila kitu na muda wake, hii siku ni muda wa pombe. Wa mugabo wese ko wazaziritse kizi nzoga kwera unywa zisigara nyinshi cyane. Gugu uyo tuvuze ati turaziretse, ubwo ngubu naguma mu rugo twari kuyireka, ariko kuba guma mu rugo twarayikomeje n'ibindi tugomba gukomeza. Vuga ati na pombe ni pombe, na ni dawa. None se dusoza ikibazo cyane, ubu byibuze urateganya kuva nko mu kabari ryari? Mu kabari? Keretse bazanye guma mu rugo. Ngore hikuzaguma mu kabari mpaka upfuye koko.
basi ikibazo cyanyu murateganya kuva mu kabari ryari koko nako mbizi nk'uko mubibona rwose iyi nkuru byangoye kuyifata byarangiye babagabo bose nyuma yo kumereza inkuru yanjye bagonye barahwera pe birangira rwose mbafashije aka kantu kabo nasomyeho gake nk'umunyamwuga ndihangana sinaba nkabo uwabagezaga inkuru yari Emery Oromide PCTV.